ubwo buryo bw'urwo rugendo ugendamo, reka twumvikane, hari ibyo Yesu ari kugusaba, hari ibyo Yesu asaba kugira ngo ukore. Muri uru rugendo tugenda rwo kugirana ubucuti n'Imana, ntabwo ukwiriye guhindurwa n'ibihe. Abangaba bararengana, ahubwo ni njye nabikoze. Haleluya. Kandi icyo gihe nari nkiri umusiribateri, shitani akambwira ngo bivuga upfe, uvugwe muri gereza, ntabwo ukibyaye. Kandi icyo gihe ndabyibuka ko muri 45 nibwo nari ntangiye kurambagiza, mvuga ngo nashaka urugo. Shitani akambwira ngo bivuge uhere muri gereza. Icyaha nashinjwaga murakize, kwiba ukoresha inyandiko mpimbano. Ni icyaha cyanwaga kuva ku myaka 5 kugera ku myaka 20. Kuko kwiba ukoresheje inyandiko mpimbano. Wabyumvise? Urumva kitari kibazo? Shitani akambwira ngo gaho bivuge upfe, bivuge ugwe muri gereza. Shitani akambwira ngo imyaka 20. Imana rero ishima ko nkirizwa mu nzu y'imbohe hari hepfo muri 1930. Nta handi yagombaga ko, nta handi numvaga twagombaga guhurira uretse aho ngaho. Dusome ijambo ry'Imana noneho dukomeze tuganira. Ndi 385, madamu wanjye araza mfashe, ni umuririmbyi waje. Indimbo ya 385, ariko muragendera kuri ritime yanjye ahari uko nyiririmba, sibyo? Ninjye ugiye kuyitera. Murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma, ntukarire dukomere turorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho.
uyu muririmbyi yaririmbye neza rwose. Ageze ku gitero cya nyuma aravuga ngo twishime mu mitima yacu kuko iwacu ari bugufi, duhumure tuzaruhuka tutakibabara, ntukarire tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzaburayo amahoro kwa Yesu mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Bifurije ibyo byiringiro, Imana ishimwe cyane. Turajya ngo dusome ijambo ry'Imana twihuse. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Turasoma ibice bitanu. Mariko ibice bitanu. Turahera ku murongo wa mbere noneho tugeze hepfo. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Mariko. Turahera ku murongo wa mbere tugeze hepfo. Haravuga ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu, bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abanyagadarene. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Umurongo wa gatatu, yabaga mu mva nta wari ukibona icyo ashobora kumuhesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamuhesheje ingoyi z'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akazicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Umurongo wa gatanu, iteka ryose ku manywa na nijoro yabaga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Umurongo wa 14 niho tugiye gukomereza. Hepfo gatoya haravuga ngo iki? Abungeri bazo barahunga babibwira abo mu midugudu n'abo mu ngo, baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye, afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Umurongo wa 16, ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekereza abandi. Umurongo wa 17, baherako baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Umurongo wa 19, wa 18 nako noneho haravuga ngo akikira mu bwato wa muntu wari utewe n'abadayimoni, aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose, nuko ikubabariye. Umurongo wa 20, aragenda atangira kwamamaza Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose. Abantu bose barumirwa. Imana yacu idufashe. Twongere dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ibice 15, umurongo wa 11 tugeze hepfo gatoya. Umurongo wa 15, bambi ibice 15 umurongo wa 11 haravuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ngira itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu,
kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Simwe mwantoranije, ahubwo ninjye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Imana yacu idufashe. Haleluya, haleluya. Ayo magambo niyo ngiye kuganiraho namwe, tunahugurana ku bw'uru rugendo cyangwa no ku bw'aya masengesho turimo. Ariko intego nshaka ko tuganiraho, ndavuga ku rugendo rwo kugirana ubushuti n'Imana. Ndavuga ku rugendo rwo kugirana ubushuti n'iki? N'Imana. Haleluya. Urugendo. Iyo mvuga urugendo, bivuga gutera intambwe ku ntambwe, byanze bikunze ukagera aho ugomba kugira gute? Kugera. Haleluya, haleluya. Ndavuga ku rugendo rwo kugirana ubushuti n'iki? N'Imana. Twifashishije ijambo ry'Imana tumaze gusoma, Yesu mu gukora kwe muri ya myaka yamaze ari hano mu isi, hari ikibazo yahuye nacyo, ari nacyo Bibiliya igaragaza hano. Shaka ko tuvugaho gatoya, kandi turi buze gukomezaho kuvuga. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu ngo yahuye n'umuntu urimo abadayimoni. Bibiliya ikatubwira ngo abo badayimoni bamusabaga cyangwa bamutegekaga kuba mu mva. Wabyumvise? Kuba hehe? Mu mva. Ikindi cya kabiri, ngo yahoraga mu mva aho hantu, ngo ntabwo yigeraga aceceka, ahubwo ngo muri iyo mva cyangwa muri izo mva ngo yamaraga igihe kinini asakurizayo. Siko bimeze? Iyo ni imirimo yuriya wari utewe n'abadayimoni. Ikindi cya gatatu, Bibiliya ikagaragaza ko nubwo byari bimeze bityo, nubwo yasakuzaga, nubwo yari atuye aho ngaho mu mva, ikindi cyamurangaga ngo yahoraga afashe amabuye, yikebesha iki? Amabuye. Bibiliya igahindukira ikatubwira ngo ku musozi cyangwa se iwabo, ngo ntabwo bari bafite icyo kumubohesha, kuko n'ingoyi z'ibinyururu cyangwa se z'iki ngo yarabicagaguraga, noneho abadayimoni bakamutegeka kwibera aho ngaho. Oh, haleluya. Ariko Yesu, ubwo umwana w'umuntu aba yananiwe, akatora horema akamanika amaboko, ariko iyo Yesu yahageze ibintu byose bigenda neza. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ariko se ndagira ngo tugendane gukora urugendo rwo kugirana ubushuti n'Imana. Wanze ukunze, niba ubyemera, ugomba gukora urugendo rwo kugirana ubushuti n'Imana. Niba ubyemera ariko, kuko ntabwo Imana ibuze kugushyira bikiziriko. Oya, wagize umugisha wo kuba hano, ariko ndagira ngo nkubwire ngo amagambo nifuza ko tuganira uyu munsi wa none aragutangiza urugendo, cyangwa aragutangiza intambwe, cyangwa ikiganiro tugiye kuganira kiratuma ukomeza urugendo ugirana ubushuti n'Imana mu buryo bwimbitse. Aho ngaho niho ushaka kugera. Imana yacu idufashe. Haleluya. Gukora urugendo rwo kugirana ubushuti n'Imana. Nyira aho ngaho ndagira ngo nkubwire ngo uyu ubahagaze imbere, ahari wenda wavuga ngo
ibi bintu by'uyu muntu birakomeye kandi ko kwibyumva birakomeye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo usubize amaso inyuma nawe gatoya. Birashoboka ko hari urugendo utaratangira, birashoboka ko watangiye urugendo ukaba umaze gutera intambwe ebyiri cyangwa eshatu. Nkaba ngira ngo nkwibutse ngo ukomeze izindi ntambwe zisigaye, cyangwa se utaratangira urugendo uyu munsi wa none urutangire, sibyo? Siko bimeze? Uyu muntu ubwo yarangwaga n'ibi bintu maze kubabwira, yagombaga ubutabazi bw'Imana kugira ngo ashobore kubohoka, kugira ngo abashe kuva muri biriya bimugoye, kugira ngo abashe kuva muri biriya bintu ababyeyi be bananiwe, abaganga bananiwe, abandi bantu bananiwe, abavandimwe bananiwe, kugira ngo ashobore kubivamo, ashobore kugira umuntu, ashobore kugaruka mu muntu. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Subiza umutima impembero urebe aho Yesu yagusanze. Njyewe iyo nshubije umutima impembero aho Yesu yansanze hateye ubwoba. Haleluya. Ariko Imana ishimwe cyane ko yahankuye. Ndagenda mvaga mu buhamya bwanjye gatoya. Uravuga ngo cyangwa uratekereza ko ibintu bikomeye. Reba nawe, nkino umusore, nari umusore ushinguye kandi mwiza. Yumvuga mwiza, nuko nguko nari meze. Haleluya. Uyu mujyi nawinjiyemo 69, 1969. Ndabyibuka ko hariho nawunyuzemo bwa mbere injya kwiga ahantu bita Gahini hariya muri Tronkomi. Mu kanya gatoya sinongeye kuwusohokamo, ahubwo nawubayemo kugeza uyu munsi wa none. Wanyuze uyu mujyi muzi utarubakwa nk'uko nguko imeze. Hari hepfo mu Kiyovu hose ari intoki na hehe, harya hepfo ari urw'impyisi, hari ku Muhima, nuko kuri plateau hari hejuru gatoya ariho hubatse utuzu tumeze tw'amategura dutoya. Hariya kuri beka hariya hari ahantu habi hanyerera, hariya kuri Muzariya kuri Atene hariya hari Giriki wari warashinze kantu ka boulangerie, harya hari mayibobu, harya hepfo gatoya hari abanyenyanza bahatekeraga ubugari. Ndabyibuka mu Gakinjiro hari ahantu hanyerera habi hameze nafi. Nari agasore kari kugenda kagimbuka ariko kagapagana. Hari ibyandangaga, hari ibyambonekagaho, nubwo byari bimeze bityo, hari ibyambonekagaho kandi narindushye. Nakomeje ubwo buzima, ariko Imana ishimwe ko nakijijwe. Haleluya. Icyo nshaka kuvuga, Imana ndangwa ni usinzi, ubusambanyi, ubujura n'ibiki byose, nubwo twandi dutuye hano mu rugo mfite ababyeyi n'iki byose, nuko byari bimeze, ariko ibyo byizi byarandangaga. Noneho icyo nshaka kuvuga niki, ntabwo Imana yashimye ko nyirizwa muri uriya mujyi, kuko aho ngaho mu tubari hariye twinshi twari tubari twinshi aho ngaho. Ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe, Imana ntiyashima ko nyirizwa aho ngaho mu gihe runaka muri 85 aho nakoraga hariya muri PAM. Nubundi nkombeje bwa bujura bwanjye, nubundi nashinzwe ibyinjira n'ibisohoka muri PAM, projet alimentaire mondial, ibintu byose bifasha abantu, impunzi n'ibiki byose, aho ibyo nibyo narinjizaga nkasohora uko nshaka. Kandi ninjye nyine
ariko abandi barabijize. Imana rero ishima ko nkirizwa mu nzu y'imbohe hariya hepfo muri 1930. Nta handi yagombaga, nta handi numvaga twagombaga guhurira uretse aho ngaho. Nta handi ariko Imana ishima. Haleluya. Bishaka kuvuga iki? Uyu muntu nubwo byari bimeze bityo narindushye imbi yo kubabarirwa. Wabyumvise neza? Njya muri gereza kubera ubwo bandi, ubwo bujura, ufunganwa n'abandi batigeze bagira ibyo bakora. Ariko Imana ishimwe muri 1985 mu kwezi kwa 12. Haleluya. Aho ngaho niho Yesu yansanze. Ndaho ngaho. Haleluya. Bari kuvuga bati ibi ngibi noneho byari itsinda rito tumaze gukizwa. Batangira kuvuga ngo ibi ni bya Mungu mwema. Hariya mu Gakinjiro twarahatuye, hari umumisiyoneri wimanikaga harya hari yarara hariya mu Gakinjiro. Niho twamenaga imyanda. Ariko reka nkubwize ukuri, hariya rero hari umuzungu wimanikaga, bakavuga ngo rero ngo ubiya bintu bitangiye kuvuga, bitangiye gusenga nk'aba Mungu mwema mu Gakinjiro. Nari umuporoso, ntabwo nari nzi Mungu mwema icyo ari cyo. Wabyumvise? Ariko Imana yari yantoranije. Haleluya. Haleluya. None rero bakajya batubwira ngo birasenga, biravuga nk'Mungu mwema, ariko ikintu Imana yadukoreye cyiza tukimara gukizwa. Haleluya. Twahise tubatizwa mu Mwuka Wera. Haleluya. Haleluya. Imana rero izi ubwenge, nicyo nshaka kuvuga. Kugira ngo Imana ishobore kubikora gutyo, nuko yabonaga ko hari ibindi bintu, hari izindi ntambwe dukwiriye gutera, kandi noneho Umwuka Wera kadushoboza kuzitera. Ku bwacu nubwo twatumaze gukizwa, twagombaga imbaraga z'Umwuka Wera. Reka nkubwire, nagombaga gusubira muri parike nkavuga ngo nyamara nubwo bimeze bityo, mukaba mwarashakishije icyaha mwarakibuze, aba bantu turi kumwe nta cyaha bakoze, ahubwo icyo cyaha ninjye nagikoze. Nagombaga imbaraga zituma nshobora guhamya ibyo bintu. Subutitsa aravuga tumva cya kintu cyasaze. Nubwo bene wacu bashaka ko mva muri gereza, bagakora uko bashoboye kose ngo mve muri gereza, ariko maze guhamya gutyo, Subutitsa yaravuze ati iki kidosiye tukirukankane tuyijyane mu rukiko. Ariko ko nararangije guhamya, n'ubundi mu rukiko nabwo niko byagenze. Ngeze mu rukiko rero, Subutitsa atangira kuvuga ngo Subutitsa ni umushinjacyaha. Ati muri Repubulika y'u Rwanda mwakoze ibi murakekwaho icyaha kimeze gutya. Mpita nzamura ikiganza. Haleluya. Kubw'imbaraga z'Umwuka Wera mbwira abacamanza, sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Haleluya. Bya bindi ibyo ngibyo bamaze kuvuga, abangaba bararengana, ahubwo ni njye nabikoze. Haleluya. Kandi icyo gihe nari nkiri umusiribateri. Shitani akambwira ngo bivuga upfe, uvugwe muri gereza, ntabwo ukibyaye. Kandi icyo gihe ndabyibuka ko muri 1995 nibwo nari ntangiye kurambagiza, mvuga ngo nashaka urugo. Shitani akambwira ngo bivuge uhere muri gereza. Icyaha nashinjwaga murakize, kwiba ukoresha inyandiko mpimbano. Ni icyaha cyanwaga kuva ku myaka 5 kugera ku myaka 20. Kuko kwiba ukoresheje inyandiko mpimbano. Wabyumvise? Urumva kitari kibazo? Shitani akambwira ngo aho bivuge upfe, bivuge ugwe muri gereza. Shitani akambwira ngo imyaka 20. Hari intambwe dukwiriye gutera. Haleluya. Manika ikiganza nababwira ntumva, nyamara nubwo bimeze bityo, aba nta cyaha bakoze, ahubwo iki cyaha ni njye nagikoze. Mbona abantu bose bararebanye, kuko sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Abantu bararebana, bamaze kurebana barumirwa. Abacamanza ntibagize ikindi kintu bongeraho, baraha ijambo Subutitsa, amporopoza imyaka 10 y'igifungo. Ngiye gusomerwa bampa imyaka 5. Haleluya. Mu gihe gitoya minisitiri wari uriho witwa Jean Marie Vianney
wahariye ibyumba Jean Marie wa minisitiri ngo uyu muntu rwose nta kundi kuntu byagenda umwaka n'amezi 3 tumukuye muri gereza. Icyo bita liberation conditionnelle, yitwaye neza ntagiye. Icyo shaka kuvuga ni kimwe, icyo gihe numvaga bimeze bityo, byaha nari maze kwihana, nagombaga imbaraga zituma n'ubundi ca muri urwo rugendo rutuma ngirana ubumwe n'iki n'Imana, bituma ngirana ubushuti n'iki n'Imana. Reka nkubwire, guhera icyo gihe nakunze Imana cyane, nkumva nshaka kubana nayo, nkumva nshaka kuyikorera ku manywa na nijoro. Haleluya, Imana ishimwe. Navuye muri gereza gutyo, batirizwa hariya mu Gakinjiro. Gakinjiro niko kabagaho gusa na Gasave. Aho ngaho rero niho twatangiriye umurimo, ko twarakizwaga tukanakora. Haleluya, twarakizwaga tukanakora. Wabyumvise? Niho za Muhima zavutse, niho za Cyahafi zavutse, hakurya za Ntuza zavutse. Twebwe dutambika Kimihurura, Kimihurura Remera, Kimihurura twizira muri Gikondo. Bizira warabizi, akiri Kadogo akiri umwana arabizi. Haleluya, twikomereza Gikondo, twikomereza Kimisange na Rebero, aho ngaho muri ubwo buryo. Ariko icyo nshaka kubabwira, ndashaka kubabwira ngo urugendo rwo kugirana ubushuti n'Imana. Haleluya, Bibiliya iragaragaza uriya muntu n'ibyambuye imurangaga, ariko yararushye, kimwe nuko nanjye nari ndushye, kimwe nuko nawe wari urushye. Biragusaba rero kugira ngo utere intambwe. Aho Yesu azagusanga ntago mpazi, aho azagusanga simpazi, aho yagusanze simpazi, ariko ndajya nkubwire ngo njye aho Yesu yansanze naho ngaho, kandi narakijijwe nkizwa neza. Haleluya, ariko ndwana intambara nkuko namwe muyirwana. Kandi n'ubu nubwo mubona mfite imvi gutya, ndwana intambara yo kukiranuka kugira ngo nzagere kuri kiriya kigero, ahasigaye Imana yo mwijuru izampa ingororano. Kuko nta mpamvu yo kuba muri ubu buzima ugakorera Imana ukagira gute, ugahura na byinshi, ntuzajye mu ijuru, biragatsindwa. Niyo mpamvu mbabwira ngo mutere intambwe zo kugirana ubushuti n'iki n'Imana. Haleluya, tera intambwe yo kugirana ubushuti n'iki n'Imana. Bibiliya iratubwira ngo Yesu mu gihe yagendaga ababazwa n'uwo muntu abandi banze, uwo muntu abandi bataye. Aho ngaho muri pubera aho yabaga, akibera mu mva, agasakurizayo, akikebesha amabuye, yahoraga ava amaraso. Yesu aravuga ati aha ngaha, haleluya, bimenyekane yuko ari wowe Uwiteka Imana. Haleluya, nanjye kuri icyo gihe byaramenyekanye, ninjye nakijwe mu muryango wanjye. Nubwo byari bimeze bityo, ariko abantu bo mu muryango wanjye benshi barakijijwe. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Kubera iki? Kubera njyewe wakijijwe, mvuga ibyo nagombaga kuvuga. Uyu munsi abantu benshi mu muryango wanjye barakijijwe. Noneho ntabwo ari abo mu muryango wanjye gusa, kuko nzi neza Imana yo mu ijuru yo kabyara izangirira neza, ikampera ku ngororano, cyangwa ikazampa ku ngororano zabo nashoboye kubwiriza ubutumwa bwiza, bakihana bakakira Yesu akabera umwami n'umukiza. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu rero yagombaga guseruka, kimwe nuko nanjye nakwifuriza ko Yesu yaseruka, ugatangira urugendo, ugatangira uyu munsi wa none kugirana ubushuti na Yesu. Reka mubwize ukuri, ntabwo waza gusenga udafitanye ubumwe n'uwo nguri kubwira ngo bigera aho bigera. Oya, oya, reka nkwibira akabanga. Uzi ko iyo umwana yakosheje, nanjye narabikoraga, iyo nawe nzi ko nakosheje, kugira ngo nzagere mu maso y'ababyeyi cyari ikibazo. Wabyumvise? Nanyuraga namaraga kumenya ko babimenye,
nkagenda nkakebereza nkagira gute baryamye nkabona ubwinjira mu nzu. wabyumvise ntabwo nashoboraga kurebana amaso n'ababyeyi hari ikibazo dufitanye, siko bimeze. cyangwa se nabona nigize ikihebe nkaza ariko niteguye ko niba zane kumvudukana ndibuze kwirukanka, inkoni ziba imijugujugu yego ariko mbe nirukansa. nuko nguko nabagaho. wabyumvise? kandi ubwo wenda hari abo tubisangiye, hari abo twari tubisangiye icyo gihe, ariko Imana ishimwe cyane. haleluya. icyo nshaka kuvuga ni kimwe, cyangwa se icyo nshaka kuvuga ni iki: nuko ntabwo ushobora kuba mu mwanya nk'uyu nguyu udafitanye ubumwe na wa wundi uri kubwira. nta kintu yakumarira, nta n'icyo yaguha, kuko wawe utari gutera waraza. reka nkubwire, ayo masengesho ntabwo nta mutaru yaterwa, oya, ahubwo ndagira ngo uyu munsi wa none utangire urugendo rwo kugirana ubumwe n'iki? n'Imana. niba kandi wararutangiye, none hasigaye kubw'ikiganiro no kubw'ijambo ry'Imana wongera utere n'izindi ntambwe ugerageza gutsura umubano n'iki? n'Imana yawe. haleluya. kuko Imana yawe niyo izakora imirimo n'ibitangaza mu bugingo bwawe. haleluya. niho hahandi uzamubwira bya bindi byatumye uza hano. urabizi nawe, njyewe ntabwo mbizi, ariko Imana irabizi nawe ubwawe. nuko hari intambwe ukwiriye gutera yo gutsura. reka nkubwire, Bibiliya yavuze ngo iki? hariya mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana havuze ngo, ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, ngo kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. ngira itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. ariko umurongo wa 14, muri inshuti zanjye nimukora ibyo ngira gute? mbategeka. muri inshuti zanjye nimukora ibyo ngira gute? mbategeka. reka mbabwire, uzi neza ko gusenga nk'uku nguku ari imwe mu ntwaro witeguye kwitwaza? wabyumvise neza? witeguye kwitwaza muri uru rugendo watangiye, cyangwa muri uru rugendo uri butangire uyu munsi wa none rwo kugirana ubucuti n'Imana? nimbwa mu ntwaro. kuko iyo dusomye Bibiliya ijambo ry'Imana hariya mu Efeso ibice bingahera? mu Efeso ibice hariya mutware intwaro zose z'iki? igice cya 6 haratubwira ngo dutware intwaro zose z'Imana. mu ntwaro uri buze kwitwaza, imwe mu ntwaro ushobora kwitwaza ni intwaro y'amasengesho. wabyumvise neza? izindi murazizi muhasomye. mutware intwaro zose z'iki? z'Imana. harimo n'iki? n'agakiza. kuko ntabwo watangira urugendo rwo kugirana ubucuti n'Imana utarakijijwe. ugomba rero kugira gute? kuba warakijwe, warakiriye Yesu akakubera umwami n'umukiza. siko bimeze? kugira ngo ugirane ubucuti n'Imana, kugira ngo ugendane n'Imana ukiranuka, ni ukuhera kuri urwo iyo ntambwe ya mbere yo kwakira Yesu akakubera umwami n'umukiza, noneho ugatangira kugenda nawe. reka nkubwire, muri urwo rugendo uhura n'ibihe bitandukanye. wabyumvise? nakomeje. muri urwo rugendo uhura n'ibihe bigize gute? bitandukanye. hariya hari abatera intambwe unyuze mu bihe bitandukanye, ugasanga ibihe byaguhinduye. ese mwari mwabona umuntu wahinduwe n'ibihe? mwari mwabona umuntu wahinduwe n'ibihe? ibihe by'ubupfakazi bikabikugiza undi muntu ntazi uwo ari we. ibihe by'ubupfubyi bikabikugiza rubebe. ibihe by'ubukene
kandi warakijwe warakiriye Yesu akakubera umwami n'umukiza, bikakugira wa wundi, ugasanga wahinduwe n'iki? N'ibihe. imyambarire yahindutse. Ariko reka nkubwire ukuri, ntabwo ukwiriye guhindurwa n'ibihe. Wabyumvise neza? Ahubwo ugomba gukomeza uri wa wundi wakiriye Yesu akakubera umwami n'umukiza, ukaba wa wundi. Wabyumvise neza? Haleluya. Muri uru rugendo tugenda rwo kugirana ubucuti n'Imana, ntabwo ukwiriye guhindurwa n'iki? N'ibihe. Ibihe, umuntu ashobora guhura n'ibihe byo kuvuka, ugasanga waravukiye mu bantu runaka, kurya bikugoye. Wabyumvise? Cyangwa wowe ukabyarira muri ibyo bihe bimeze bityo. Wavuka mu gihe wenda runaka, ukaba uri gukora akazi katanejeje cyangwa katashoboye kuguha ibyo kurya bihagije, sibyo? Mu rugendo ushobora kugeramo nanone rwo kugirana ubucuti n'Imana, ukaba uri umukristo, waba umukristo ugahura n'ibihe bisukwabyo, none ugasanga wahinduwe nabyo, ugasanga imyambarire yawe ni ya yindi tubona hano hanze. Oya, Bibiliya ikakubwira ngo nyabuneka ntihagire uhindurwa n'ibihe, ahubwo ugomba gukomeza akagenda nk'umukirisitu. Ntugifata imyenda hirya no hino ngo usange iri urubebe, aho wagombaga kunyura ntucyanyura. Kubera iki? Kubera yuko wafashe imyenda, wahuye n'ibihe by'inzara, ufata imyenda ituma bashyiraho akabazo ku bukristo bwawe. Oya, ahubwo uko ibyo bihe bigenda bikugariza, bigusaba kuba utagomba kuba we, ahubwo ugende urwana intambara nziza. Haleluya, haleluya. Ndibuka muri uko gukizwa kwanjye, nagiye mpura n'ibihe bitandukanye. Uhanyuganye ni burebure, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko muri ibyo bihe nagiye mpura nabyo, hari uko nabyitwayemo, kandi muri ubwo buryo bwo kubyitwaramo nicyo gitumye mba uwo ndiwe uyu munsi wa none. Wabyumvise icyo nshaka kuvuga? Mwacyumvise? Hari uwo ndiwe uyu munsi wa none kubw'ibihe nanyuzemo, kubw'ibibazo nanyuzemo. Reka nkubwire gatoya. Uzi ko nakijwe muri 85 mu kwezi kwa 12. Ndangije nkora ikivolonteri cyo kubwiriza ubutumwa n'iki byose, ninjira muri uyu muhamagaro ndi mu uyu munsi wa none muri 93. 93 nakoze umwaka wose ntashobora kubona agasabune kimwe n'abandi. Umwaka wose, urumva atari ikibazo? Kandi ngomba gutunga abana, urumva atari ikibazo? Ni ikibazo cyangwa se ni igihe nari ngezemo cyo kungerageza. Navuze ngo uriya Desire warabizi, kuko nakoranaga na papa we. Harya Gatota si papa wawe? Ni se wabo? Yego, nakoranaga nawe, kandi ubwo nyine twakoranaga gutyo. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Urumva nari muye n'igihe kimeze gutyo, mara umwaka wose bimeze bityo. Nanone ndagenda nongera kumara undi mwaka mpakora ndi mwarimu, ntagira gute, ntashobora kubona akasabune kimwe n'abandi, kandi abandi bakabona. Urumva atari ikibazo? Nyuma yaho gatoya namaze imyaka nyinshi cyane ndi umuvuga butumwa, ndi mwarimu. Abo mbwirije ubutumwa bose bakaba pastor. Urumva atari ikibazo?
ntabwo ngo nawe bakaba pasitoro, abo mbwirije ubutumwa, abo ngize gute bakaba pasitoro, njyewe ndi mwarimu. Urumva atari ikibazo? Nyuma yaho haleluya nuko byagenze nyine. Icyo gihe wenda igihe cyane cyari kitaragera, ariko nk'umuntu cyari ikibazo. Nticyari ikibazo si ubwo? Ariko Imana ishimwe cyane, muri ibyo bintu nanyuzemo byose habayemo kwihangana no gutekereza icyo Imana yagize gute yamvuzeho. Igihe gitoya ndwaza umudamu wanjye, numvaga Imana yari ikwiriye kungirira neza, ikamfasha nkabaho neza n'iki byose, maze gukizwa, maze kunyura muri ibyo bintu byose. Ndwaza umudamu wanjye arwara kanseri y'ibere. Abo twabanaga hano kuri SEGEEM murabizi, ni ahangaha yanyuze yitaba Imana. Namurwaje imyaka 2 n'amezi, yitaba Imana turamushyingura. Hari igihe nagendaga ndi mu murimo w'Imana nkumva asa n'umuntu wapfuye wasaze. Wabyumvise neza? Nkumva ntari umuntu. Ariko Imana ishimwe cyane, haleluya. Nubwo ibyo ngibyo nabinyuzemo bwose, Imana yabanye nanjye, haleluya. Nyuma yaho gatoya Imana iranshumbusha, haleluya. Mada haguruka gatoya. Uriya iramubwira ngo naze asubire nyine acumbukura ikivi. Undi yaracumbitse, ariko gatoya ngira aho ngaho uriya mudamu gatoya namuvugaho gatoya kubw'ubuhamya, agace gato k'ubuhamya bwe, kugira ngo mbabwire kugirana ubushuti n'iki, gutera intambwe yo kugirana ubushuti n'iki n'Imana. Uriya nawe twabanye amaze imyaka 14 mu bupfakazi. Muri ubwo bupfakazi bwe yamaranye n'umugabo we imyaka 4 n'amezi angahe? N'amezi 5. Umugabo we yamushatse amukunze, muri icyo gihe hari muganga, uriya akora muri Beneri. Ubuzima bumvaga ubuzima bugize gute buryoshye, ariko Imana iravuga ngo naze, aragenda. Noneho rero urumva umukobwa wo muri uyu mujyi, nawe yavukiye araye kuri peyaje wo muri uyu mujyi, urabona atari mwiza se? N'ubu aracyari mwiza rwose. Icyo nshaka kuvuga ni iki, nyabuneka ubuye nakomeza hagarara. Icyo nshaka kuvuga ni iki, kudahindurwa n'ibihe muri uru rugendo. Ugasanga ibihe bikugezeho by'ubupfakazi, ugasanga urahindutse. Oya, wihindurwa n'ibihe byo muri uru rugendo. Nubwo bimeze bityo, wa wundi usezeranya, wadusezeranije ibyiza, wa wundi watubwiye ngo nzagaruka mbajyane iwanjye kugira ngo hori nango muzabeyo, niwe wa wundi aracyadutegereje. Haleluya. Wihindurwa n'ibihe mu rugendo. Oya, ahubwo tera intambwe ugirana ubushuti n'iki n'Imana. Ni uzasenga Imana, Imana ikakumva. Bamaze kumarana iyo, reka mbabwire, imyaka 4 n'amezi 5 arapfuye. Ntiyagomba kwishakashakira, ntiyagomba kugira gute, ariko ategerereza mu bupfakazi bwe. Ategereza ejo bundi mu 2010 nibwo twatangiye kubana. Haleluya, haleluya. Niho yabaye umugore wanjye. Nuko nyine Imana yabishimye. Ariko icyo nshaka kuvuga ngo kwihanganira ibikugezeho muri uru rugendo, Imana igufashe nanjye Imana ifashe. Bibiliya rero tubwira ngo yicarire, kudahindurwa n'ibihehehe mu rugendo twatangiye, kugira ngo uzahagujya. Muri ubwo buryo bw'urwo rugendo ugendamo, reka twumvikane, hari ibyo Yesu ari kugusaba, hari ibyo Yesu asaba kugira ngo ukore. Iyo dusomye Bibiliya, ijambo ry'Imana, Adamu na Eva bamaze kugera hariya hantu, yarababwiye ngo muhinge kandi mugire gute, mugire gute, mukore. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, muhinge, muhingire ahangaha, muhafate neza, nimurangiza muharide.
ni ijambo ry'Imana reka tuhasome wenda nkomeze gatoya ninjira mu gusoza. Dusome mu gitabo cy'Itangiriro twihuse, wahabonye yaze kuduhasomera yihuse. Mu gitabo cy'Itangiriro ni ibice bibiri, umurongo wa 15 wa 16, wahabonye adusomere yihuse. Nyabuneka mudusomere twihuse. Yego. 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 Ahingira ibirimo ayirinde. Rekeraho. Uhingira ibirimo unayirinde. Muri urwo rugendo rwo kwirinda guhindurwa n'ibihe, ni ukuvuga ngo mu byo ugomba gukora. Ntabwo ugomba kuba mu masengesho gusa ngo ibi n'ibi guza mu masengesho ibyumba runaka hirya no hino. Oya, ahubwo ugomba no kugira gute? No gukora kugira ngo ushobore kubaho. None hasigaye urinde ibyo bintu byose bishaka kugira gute? Bishaka kwinjirana. Urinde, ufunge ibihe nibikugeraho nk'ibyo ngibyo, uvuga uti shitani nubwo bimeze bityo ariko ndakomeje. Haleluya. Tikandi ikindi, shitani uramenye ntumbwire ngo inzara kuko mfite amaboko. Reka nkubwire, uyu munsi wa none ndi muri pansiyo. Wabyumvise? Ndi muri pansiyo. Iyo uri muri pansiyo ntabwo uba ugihembwa n'itorero. None se nkuruwaza amaboko? Nose ni kuruwaza amaboko nukugira. Oya, ahubwo ugomba kugira gute gukora. Uyu munsi wa none mfite kampani. Wabyumvise? Ikora iki? Ikora ibintu gupiganirwa amasoko. Hunjya mu ruhando rw'amasoko. Sibyo madam? Tukabaho. Wabyumvise? Ntabwo rero navuga ngo ibi n'ibi ndashaje nigize gute. Oya, cyo kora pansiyo ninjye nayisabye. Imyaka yanjye yari itaragera. Numva ko ari byiza ko najya muri pansiyo nkakorera Imana mbohotse nkuko ndi gukorera Imana. None se ugira ngo ubuse naba ntafite ubuhamya bwiza bakambwira bati genda ugiye kuba uyoboye itorero rya Rebero uyikorera imirimo ya gishumba. Byakunda? Ariko kubw'ubuhamya bwiza banziho, itorero rikangira icyo cyizere. Nubwo uri hano ku Kimisange akaba ari ugukomereza umurimo, genda ujye kudufasha imirimo ya gishumba hara ku itorero rya Rebero. Naho ngaho ndi nkuko nabibabwiye. Narangiza nkagaruka muri kampani yanjye, nagaruka nkabaho n'umuryango wanjye. Wabyumvise? Mwantumira nkuko nkaza nkaha ngaho n'ahandi mu rwego rwo kugira gute? Rwo kurinda kudahindurwa n'ibihe. Oya, ntabwo dukwiriye guhindurwa n'ibihe, ahubwo ibihe tugomba kubihindura. Haleluya. Ntabwo bigomba kuduhindura. Ugasanga umuntu yatangiye ngenda itazishwe, ugasanga umuntu yahinduye imyambarire, ugasanga umuntu rekada, ugasanga abantu bari kugenda besikoroka. Oya, Mana rinda ubuhamya bwanjye kugeza ku iherezo ry'urugendo. Haleluya. Bibiliya rero yatubwiye ngo nimunkunda mwitondera ijambo ryanjye, nzasaba Data n'Umwuka Wera baze babane namwe, kandi muri urwo rugendo Imana yo mu ijuru izadushoboza kurugendamo kugira ngo tubashe kugera ku iherezo ry'urugendo. Pawulo waravuga ngo narinze ibyo kwizera. Haleluya. Ndangije urugendo rwanjye, noneho mbiki ikamba ry'ubugingo, kandi ntabwo ari nyenyine n'abazakunda kuzaboneka kuri urya munsi. Pawulo niko yavuze. Imana ishimwe cyane. Bibiliya rero ari naho ndangiriza kuko igihe bampaye ndabona kigiye kurangira. Bibiliya yatubwiye iki? Hahandi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, hatubwiye ngo ibice 5 hepfo gatoya ngo abungeri bazo
barahunga babibwira abo mu midugudu n'abo mu ngo, baza kureba ibibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye, afite ubwenge nk'abandi. Baratinya. Bibiliya irakatubwira ngo ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi. Baherako barababwira ngo, baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Bibiliya ikatubwira ngo hepfo gatoya ngo ariko duhere ku murongo wa 18 haratubwira ngo akigera mu bwato, wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramubwira ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati witahire ujye iwanyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose, nuko ikubabariye. Imana yacu dufashe. Bibiliya ikatubwira ngo aragenda atangira kwamamaza idekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Iyo Yesu amaze kukugirira neza, ukomeje kugenda utsura umubano nawe, ugakomeza kugirana ubumwe nawe, nuko nyine aragukoresha. Ntabwo yitaye Yesu kuri zirangurube ibihumbi bingahe 5, ahubwo abadayimoni barirukanse binjira mu ngurube nk'uko uriya muntu yari amaze kubisaba, noneho zisuka mu nyanja. Reka nkubwize ukuri, none se buriya koko nyiririya projet y'ingurube ibihumbi 2 ugira ngo nticyari ikibazo? Ariko Yesu we ntabwo cyari ikibazo. Gusa icyo yari agamije ni iki? Nuko umuntu yagiriye ku musaraba aba muzima. Haleluya. Nuko umuntu yagiriye ku musaraba aba muzima. Bibiliya ikatubwira ngo baje kumureba basanga arambaye, afite ibitekerezo bizima, ameze neza. Imana ishimwe cyane. Nawe nibaza kureba basangira umuntu ushakirwa mu ibyiza, ushakirwamo inama nziza, ufite ubuhamya bwiza, bakwita murokore muri karitsiye, bavuga batuyire, batangira no kutwita abapasitoro cyangwa se ba mwarimu cyangwa se abandi bantu bo mu nzu y'Imana. Kubera iki? Kubw'ibyo baba bakundaho. Iyo wagiranye ubucuti n'Imana, Imana yo mu ijuru ikugirira neza, ikabana nawe, kandi noneho kubwo kudahindurwa n'ibihe ugatangira urugendo ukazarurangiza neza. Ibyo nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenge Imana. Birashoboka ko utaratangira urugendo, birashoboka ko ukiri mubi nkuko nanjye nababwiye ko nari meze. Twubike imitwe yacu, twubike imitwe yacu. Birashoboka ko wari umeze nkuko nari meze, ariko uyu munsi wanuruka waje mu masengesho. Muri iri tangira ry'aya masengesho y'iminsi 2 hari icyo Imana ishaka gukora muri wowe. Birashoboka ko wateye intambwe ya mbere, ariko iya kabiri ikakunanira, kugirana ubucuti n'Imana bikakunanira. Ariko uyu munsi wa none ukimara kumva ikiganiro, ukimara kumva ubuhamya, hari icyo Imana yagukorera kuri uyu mwanya. Yesu urahari kugira ngo tugufashe gusenga Imana. Niba uhari urambura ikiganza tugufashe gusenga Imana. Nawe ukomeze wubike imitwe yawe, rambura ikiganza tugufashe gusenga Imana. Murakoze bene data, bazamuye ikiganza, muzamure cyane rwose. Nta soni bitera rega, nta soni bitera, nta zihari, nta soni bitera. Zamura ikiganza tugufashe gusenga Imana. Muri uyu mwanya wo gusenga Imana, kugira ngo Imana ikorane nawe, kugira ngo Imana ivugane nawe, kugira ngo Imana igendere muri wowe, kugira ngo Imana ikorere muri wowe, nuko wowe ubwawe hari intambwe ugomba gutera, hari inzira ugomba kunyuramo. Zamura ikiganza tugufashe gusenga Imana. Abamaze kurambura ikiganza muhaguruka mu myanya yanyu. Twinginge Mushumba David yigire bugufi atufashe gusenga Imana. Zamura ikiganza cyane tugufashe gusenga Imana. Haguruka mu mwanya wawe, haguruka. Muhaguruka mu mwanya yanyu, haguruka mu mwanya wawe tugufashe gusenga Imana. Naba ngaba babiri gusa se? Yego, Imana ibafashe. Reka tume mikrofone asengera aba bantu. Ariko uyu munsi wa none umenye yuko uyu munsi
ukwiriye kugirana ubumwe n'Imana, utangiye kugenda ushaka ubushuti hagati yawe n'Imana. Imana idufashe. Asenge Imana. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise muri rino teraniro. Niyo mpamvu bene data batsinzwe naryo turabasengeye kugira ngo bagirane ubushuti nawe nk'uko ijambo ryawe ryabivuze, kandi turasaba imbaraga zo kugira ngo ibihe bitaduhindura ahubwo duhindura ibihe. Turagushimiye, tugukomeye mu mashyi kuko uri Imana itanga imbaraga. Turagushimiye kuko uri Imana ijya idushyigikira